isezerano y'umubiri wanjye y'umazanure n'itoho yanjye nizeye ko umunsi nugera azasohoza ibyo yasezeranye numva ngira gushidikanya mu mutima rimwe na rimwe bitewe n'intege nke z'uyu mubiri undusha nizeye ko uwatangiye umurimo wo kunkiza azawusohoza reka njye ntegereze mwami wanjye jyumva imbaraga murame witeka ngume mu masezerano yawe ngutegereze nubwo ibihe biruhije intege nke z'umubiri nizeye ko mwami kuza nkakunesha mwami wanjye jyumva imbaraga murame witeka ngume mu masezerano yawe ngutegereze nubwo ibihe biruhije intege nke z'umubiri nizeye ko mwami uza nkakunesha rimwe na rimwe njya nibaza nyamara nzi ko nawe ujya wibaza iby'icyo gihe cyo gucungurwa kigasa nkaho gitinze gusa ariko nukuri si ugutinda ahubwo nugutanga igihe kugira ngo bose basobanukirwe gusa umukiza nifuza ko umuntu wese yarimbuka ashaka ko twese tubona uburyo bwo kwihana mwami wanjye jyumva imbaraga murame witeka ngume mu masezerano yawe ngutegereze nubwo ibihe biruhije intege nke z'umubiri nizeye ko mwami uza nkakunesha mwami wanjye jyumva imbaraga murame witeka ngume mu masezerano yawe ngutegereze nubwo ibihe biruhije intege nke z'umubiri nizeye ko mwami uza nkakunesha mwami wanjye jyumva imbaraga murame witeka ngume mu masezerano yawe ngutegereze nubwo ibihe biruhije intege nke z'umubiri nizeye ko mwami uza nkakunesha birahirwa ibirenge
abatuye isi ijambo ry'amahoro. Yesu niwe mahoro bakeneye. Genda gira akangu ujyana ubutumwa bwiza. Umva Yesu arakwinginga wiganda. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro. Yesu niwe mahoro bakeneye. Unamati nimugende muvuge iby'umusaraba, mumenyeshe imbohe y'uko zigiye kubohorwa. Imbata za Satani zabaswe n'ibinyoma bye, zose zigiye kubaturwa ntibazemera kwakira umucunguzi. Genda gira akangu ujyana ubutumwa bwiza. Umva Yesu arakwinginga wiganda. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro. Yesu niwe mahoro bakeneye. Genda gira akangu ujyana ubutumwa bwiza. Umva Yesu arakwinginga wiganda. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro. Yesu niwe mahoro bakeneye. Isi yose iri mu kaga kuko niko byahanuwe. Bwira abantu batubwire Yesu uri ku musaraba. Ibuka Abisiraheli, inzoka zabarengeje, uwarebaga ku nzoka imanitse ku giti, uwo niwe wakiraga. Genda gira akangu ujyana ubutumwa bwiza. Umva Yesu arakwinginga wiganda. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro. Yesu niwe mahoro bakeneye. Genda gira akangu ujyana ubutumwa bwiza. Umva Yesu arakwinginga wiganda. Bwira abatuye isi ijambo ry'amahoro. Yesu niwe mahoro
maze babona ishusho y'umuntu arimo agenda hejuru y'amazi. Ubwoba burabica barataka cyane bati uyu ni umuzimu, turapfuye. Turamukizwa n'iki? Turamukizwa nande? Iyaba umwami wacu yari hafi. Bamwe batangira kwigira inama yo gusimbuka mu kato bave mu nyanja, bati kurimburwa n'uyu muzimu biruta no kwicwa n'amazi. Maze wa muntu arabegera, barushaho gushengurwa n'ubwoba. Mukanya bumva ijwi arababwira, mwigira ubwoba ni jye Yesu wanyu. Baratangara kandi bagira gushidikanya mu mitima yabo bariheba. Umwami yitegereje mu mitima yabo, ababazwa no kutizera kwabo. Umwami ashaka kubamara ubwoba, abwira Petero ati ngwino nsanga. Petero akandagiye mu mazi, yumva n'urutare aragenda. Niwe Yesu ugira ububasha, umenya inzira y'abanyamaguru hejuru y'amazi. Mwizere azamucira inzira, aho itari akwambutsa ibibazo bikugoye. Uzabasha kubihangara, bizajya munsi y'ibirenge byawe ubikandagire. Usaba umugabo wo guhamya izikiboneka mu kwizera uwo mwami Yesu. Niwe Yesu ugira ububasha, umenya inzira y'abanyamaguru hejuru y'amazi. Mwizere azamucira inzira, aho itari akwambutsa ibibazo bikugoye. Uzabasha kubihangara, bizajya munsi y'ibirenge byawe ubikandagire. Usaba umugabo wo guhamya intsinzi iboneka mu kwizera uwo mwami Yesu.
tumusingize